babwira ari gukora subscribe, ahubwo ikintu cya mbere ngiye kubabwira ni ugufata agakaye n'agakaramu ukabyegereza, dore ko uyu munsi tugiye kwiga amagambo mashya arenga 50 tubinyujije mu gusoma interuro zigiye zitandukanye. No kuvuga ngo ahangaha tugiye kureba interuro twifashisha mu kazi, ubwo harimo nko kuvuga ngo nzi gukorera hamwe n'abagenzi banjye, cyangwa se nzi gufatanya n'abandi mu kazi. Okay, harimo nko kuvuga uti ndi umukoranabushake, harimo nko kuvuga uti nkora full time cyangwa nkora igihe cyose cyangwa nkora igice cy'umunsi. Okay, ni kuvuga ngo nkora umunsi wose cyangwa nkora igice cy'umunsi. Ibyo byose kubivuga ko wavuga ngo aka kazi ndakishimiye, kuba wavuga ngo n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa ikintu cya mbere mbasaba, fata ikaye n'ikaramu, nababwiye yuko kumva akantu kakajya mu mutwe ukumva ni keza, ndetse ukanakandika ni bimwe mu bigufasha kutibagirwa, kandi ni na bimwe mu bigufasha kumenya Icyongereza mu gihe gito kandi cyihuse. Ibyo byo byagaragajwe n'ubushakashatsi. Okay, uyu munsi rero bashishikariza gufata agakaye n'agakaramu, ariko sinakibagirwa namwe mutarakora subscribe, manze mukore subscribe kugira ngo atazagira isomo na rimwe ribacika, dore ko tunyuza amasomo y'ingenzi mu Cyongereza buri munsi. Tugiye kugenda tunyura ku nteruro imwe ku yindi, tugenda dukuramo amagambo mashya tugana ku zindi nteruro. Tudatinze rero ndagira ngo mfate aka kanya tube twatangira. Turaza guhera kuri rimwe. No kuvuga ngo ahanditse English bivuze Icyongereza, munsi Kinyarwanda bivuze Ikinyarwanda. Ubwo hejuru ni English, interuro ubwira mu Cyongereza, munsi ni Kinyarwanda, ubwo isemuye nyine mu Kinyarwanda. Okay, don't be confused. Rimwe English, ubwo ni interuro ya mbere. I am looking for a job. Mu Kinyarwanda bivuze ngo ndi gushaka akazi. Ijambo rishyashya dushaka kwigira mu interuro ni ijambo rivuga ngo a job. A job ni akazi. A job ni akazi ukora kakaguhemba, ndetse ni kakazi kagutunze, nicyo twita a job. Okay, cya kintu ukora ukishimiye, nta muntu ukubwiye ngo gikore, cyitwa hobby. Ni cya kintu ukunda gukora. Okay, nk'abantu bakunda kwikinira ka biyari mu gihe nta kintu bari gukora, bari free time, nk'abantu bakunda kwikina ka football, abantu bakunda kunyonga akagare, abantu bakunda gusoma ibitabo. Ibyo ntabwo ari job, ibyo babyita hobby. Ni bya bintu ukunda gukora igihe cyose uri muri free time. Ako kakazi kagutunze kaguhemba kitwa job. Aribwo ushaka kubaza mugenzi wawe, tell me more about your job, mbwira byinshi byerekeye akazi kawe. A job, ubwo tubonye yuko ari akazi, ako ngako ukakandika ahantu. Fate kuri kabiri dufite iki rero? English, I have experience in customer service. Mu Kinyarwanda bivuze ngo mfite uburambe mu gukorera abakiriya, cyangwa se wajya kubivuga neza ukavuga ngo mfite uburambe mu kwita ku bakiriya, mu gutanga serivisi nziza ku bakiriya. Okay, ubisobanuye neza. Aha turakuramo amagambo agera kuri 3, ari mpamvu nababwira ngo mufate ikaye n'ikaramu mwandike. Ijambo rya mbere experience. Experience nicyo twita uburambe, aribwo ujya wumva mu cyo bita job description, cyangwa mu bintu mu bisa nkaho bivuga akazi, haba harimo icyo bita experience. Bakakubwira ngo dushaka umukozi ufite uburambe bw'imyaka 5. Ubwo uburambe bw'imyaka 5 ni 5 years experience. Nyine uburambe nibwo bwitwa experience. Okay, irindi jambo turakuramo riravuga ngo customer. Customer ni umukiriya. Uramutse ufite business ufite abantu bakugura, wabitwa aba customers. Mu bundi buryo tubita aba clients, abakiriya. Customers, abakiriya. Bavuga customer kuvuze umukiriya. Mufate ikaye n'ikaramu mwandike mashalami. Irindi jambo turakuramo ni service. Service ni igicuruzwa. Aka igicuruzwa tutabasha gufata mu ntoki cyangwa ngo tugire ute tukijyane mu rugo. Service inzu ukuntu wayita, ako wayita nk'igicuruzwa kidafatika. Service twayita nk'igicuruzwa kidafatika. Okay, ubundi haba icyo twita commodity. Commodity ni ibintu byose dukonsoma, harimo service na goods. Ako icyo bita goods ni ibintu byose dukonsoma, cyangwa se ni ibintu byose tugura bifatika. Service ni ibyo tugura bidafatika. Ndaza kuguha urugero nka abonema. Abonema ya kanari, iriya ni service, kubera ko ntabwo wayifata ngo yereke umuntu ngo dore naguze abonema. Ako dufata urundi rugero, ibirayi biguze wagenda ukabyereka umuntu. Izo nizo bita goods, ibidafatika byitwa services. Okay, nk'ubuvuzi bwitwa services, kubera ko ni service, kubera ko ntabwo wagenda ngo wereke umuntu ngo dore bamvuye. Akimiti kuko ifatika yo ni goods. Okay, muraza kunyemerera tugere kuri 3.
Kuri gatatu dufite iki rero? English. Can I apply for this position? Nshobora gusaba iyi myanya cyangwa se nshobora gusaba uyu mwanya. Ni nk'igihe mwamukora mu kazi runaka hakaba habonetse wenda umukozi bavuga ati ngewe ndaritarinze cyangwa nabonye akandi kazi akavamo, ariko uwo mukozi akaba yakoraga mu rwego rwisumbuye kurwanya, ukaba wabaza basoboje ati can I apply for this position? Nshobora gusaba uyu mwanya cyangwa se nshobora gusaba iyi myanya. Okay, bivuze iki rero ahangaha? Iyo uvuze position uri kwikoresha mu buryo bw'akazi, uvuze umwanya runaka, ngo harimo nka accountant wenda uko ntabure n'umwanya runaka, chief editor n'umwanya runaka. Iyo yose ni imyanya yo mu kazi abantu bagenda bakenera day by day. Muraza kunyemera tugere kuri kane. Kuri kane dufite iki rero? Kuri kane dufite English. I am a hard worker. Mu Kinyarwanda bivuze ngo ndi umukorana bushake. Ndi umukorana bushake. A hard worker ni wa mukozi niyo waba utamushyizeho ijisho arakora kandi akazi bamusige akagakora neza. Hard worker. Worker ni umukozi. Uvuze hard worker uvuze umukorana bushake. Muraza kunyemera tugere kuri gatanu. Kuri gatanu dufite iki rero? Kuri gatanu I can work full time or part time. Nshobora gukora igihe cyose cyangwa igice cy'igihe. Aha bivuze iki? Aha ni nk'igihe ushaka gukora akazi ukagatangira saa moya za mu gitondo ukagasoza izindi saa moya za nimugoroba. Aho ni full time. Part time ni igihe ushaka gukora akazi ukagahera saa 3 za mu gitondo, saa 4 ukaba wavuyemo watashye. Ukora isaha, ukora 2, nubwo buryo nayababwiramo. Rero abantu bamwe bakora full time, abandi bakora part time. Niba akazi ukora ugasoza mu gitondo ukaba wavuyemo, wenda ukaba wajya mu kandi ukora part time. Niba ugakora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ukora full time. Okay, muraza kunyemera dusimbukire kuri gatandatu. Kuri gatandatu dufite iki rero? I am good at teamwork. Okay, ndi mwiza cyane mu gukorera hamwe, mu gukorera mu itsinda. Okay, cyangwa se nzi gukorera hamwe n'abandi, nzi gukorera mu itsinda. Okay, murabizi ko bajya bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. No kuvuga ngo niyo mpamvu no mu kazi abantu babacamo amatsinda kugira ngo bajye bakorana nk'amatsinda kugira ngo bungurane ibitekerezo bakore akazi kabo neza. Hari abantu rero baba batazi gukora mu matsinda, usanga ari ibifurari bameze ukuntu, ariko iyo uzi gukora mu itsinda biragufasha cyane kuko tuzi twiminsi twose dukorerwa mu matsinda. Rero biba byiza iyo ubwiye abagukoresha uti I am good at teamwork, nzi gukorera mu itsinda cyangwa ndi mwiza cyane mu gukorera mu matsinda. Ubwo bivuze ngo teamwork ni itsinda ry'abantu bakorera hamwe akazi kabo. Fatika n'ikaramu wandika ku kantu. Muraza kunyemerera dusimbukire kuri karindwi. Kuri karindwi dufite iki? I have good communication skills. Mfite ubumenyi muri communication tabyita ngo kira. Mfite ubumenyi mu guhuza n'abandi bantu, mfite ubumenyi mu gucommunicatingana n'abandi bantu. Niko turabivuga. Mfite ubumenyi mu itumanaho. Ako nanze kuvuga mu buryo bw'itumanaho kuko ntabwo murabyumva neza. Mbese okay, dore mbere ku rugero rwiza cyane rworoshye. Bivuze ngo I have good communication skills. Ni nk'igihe boss washaka kukubwira uti rero hano dufite imodoka 10. Kandi dukeneye gutaha tugurishiyemo 2 byibura. Hakaba haza abakiriya bakanegotiatinga bikanga bakigendera n'abandi. Noneho if icyo bita good communication skills, boss akubwira rimwe ukumva kabiri. Avuga ati dukeneye kugurisha imodoka 2, ukamenya yuko uko byasa kose hari ikibazo kiri gutuma mukeneye kugurisha. Mbese umukiriya yaza noneho ukamwigiza nkana ukamubwira ibishoboka byose ukuntu imodoka ari nziza, ukamubwira everything cyerekeye imodoka kugeza ubwo ayiguze. Ufite icyo twita communication skills zo mu rwego rwo hejuru. Abo bantu cyane banafite communication skills baranakundwa cyane, kubera ko ni wa muntu ubuhuza n'abantu bose, arakureba akamenya icyo ukunda n'icyo wanga, akamenya uburyo muzajya mu bantu. Nubwo buryo nabisobanuramo. I have a good communication skills. Mfite ubumenyi mu gucommunicatinga cyangwa se mu guhuza n'abantu. Okay, reka tubitware mu ubwo buryo. Thanks. Skills ni ubumenyi. Icyo kintu mwakura mu intero cyo twita skills ni ubumenyi. Okay, muraza kunyemerera tugere ku 8.
ku munani dufite ikirero, ku munani dufite interuro ivuga ngo I am available for an interview. Interview mwese murayizi. I don't know how I can explain it in Kinyarwanda. Interview ni interview. Noneho uyu muntu yaravuze ngo I am available for an interview, bivuze ngo ndahari ku bwa interview cyangwa ndahari mu nkoresha interview, wenda niko nabyita, ndahari mu nkoresha ikiganiro cyangwa se interview y'akazi. Okay, nubwo buryo bimeze. Interview ni ikiganiro cy'akazi, nicyo kiganiro cyanyu mukora nyuma yo gukora ikizamini kugira ngo barebe yuko koko uri capable yo gukora akazi bashaka kuzajya ukora. Muraze kunyemera dusimbukire ku 9. 9 dufite ikirero I am interested in this job. Mu Kinyarwanda bivuze ngo nshimishijwe n'aka kazi cyangwa se nshishikajwe n'aka kazi. I am interested in this job. Nshimishijwe n'aka kazi cyangwa se nshishikajwe n'aka kazi. Iyi ni interuro ushobora gukoresha bamaze kuguhereza akazi, interview kugira ngo batsinze, bakakubaza ati akazi uragafuta cyangwa ugafata, ugatubwira ngo oh I am interested in this job. Aka kazi rwose ni sawa kabisa. Muraza kunyemera dusimbukire ku 10 tugana no ku musozo. Mwibuka ko tunafite homework at the end. Mubanze murebe icyo bita homework, mwisubize hanyuma dukomeze. At the end ni heri. Ku 10 dufite ikirero. Ku 10 dufite interuro igira iti I have a degree in marketing. Bivuze ngo mfite impamyabumenyi mu by'ubucuruzi. Mfite impamyabumenyi mu by'ubucuruzi. Okay, degree ni impamyabumenyi. Ibi yaba diplome yaba lisanse, degree ni impamyabumenyi. Marketing ni byerekeye ubucuruzi. Okay, ababizi murabizi. Ndumva ikintu nababwira at this time ni homework. Homework iragira iti what do you do? Ukora iki? What do you do? Ukora iki? Murabisubiza muri comment, mudufasha gusharinga amasomo kugira ngo agere ku Banyarwanda aho bari hose, kuko amasomo arakenewe cyane. Mudufashe gusharinga